Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yacu himbazwe. Ndanezerewe cyane kubw'uyu mwanya mwiza. Imana ishimwe ko yakinguye tukabasha kuboneka mu nzu yitiriwe izina ryayo. Haleluya. Amen. Ndanezerewe cyane rero, ndashima Imana kuba yangiriye icyizere, ikaba yashimye yuko ari jyewe igiye gucishamo ijambo ryayo kugira ngo rigere ku bwoko bwayo. Yesu ashimwe. Nitwa Uwera Gaudence nkuko pasiteri ahoze abivuga nsengera. Ndi umudamu, ndubatse, ndi madamu wa Rusigazi Didasi. Twembi turirimba muri korali Abatunguwe, tukabarizwa mu itorero Shingiro Umunara. Haleluya. Ndumva mu magambo avunaguye mbibwiye, ndashima Yesu. Haleluya. Muri iyi yaravuze ngo ndashima umusaraba, ngo ndashima ya mva nziza, ariko cyane cyane haleluya, ngo ndashima umwami Yesu. Nanjye muri iki gitondo nezerewe umwami wacu Yesu. Mu rugo rwacu dufite amashimwe, ntabwo ari cyo gihe cyo gushima Imana. Imana yadukoreye byinshi, tuzategura dushima Imana, ariko hari icyo Imana iherutse kudukorera mu minsi ya vuba. Numvise ko nkwiye kukibasangiza kugira ngo dufatikanye dushima Imana ho gakeya. Haleluya. Ni umusogongere ku rugo rwacu mu gushima Imana, kuko tuzafata igihe. Turafite amashimwe, abarokore bagiye bavuga ngo ni amashimwe y'ibihekane. Dufite amashimwe. Haleluya. Kandi nawe urayafite. Yesu arakora. Haleluya. Ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze ngo kunanirwe gukora ibitangaza. Yesu aracyakora ibitangaza. Amen. Nari mfite umuvandimwe, ni murumuna wanjye, arankurikira. Yari yaragiye kwiga mu Buhinde. Mubwo yari arimo kwigayo ibiri mu Buhinde na COVID, mwari mubizi mwese, murabikurikirana, abantu bagerageza gukurikirana amakuru. Corona yabagezeho aho bigaga mu ishuri, barwara COVID. Barimo mu Buhinde barapfaga, barapfa n'ubu bakabura nuko bajya kubashyingura. Ndashima Uwiteka. Haleluya. Ndashima Uwiteka yuko yabarinze. Bararwaye, Yesu arabavura, aranabarwaza, kubera yuko nta muvandimwe wo kubarwaza bari bafite. Yesu ashimwe. Yarahangayitse cyane kuko yasize urugo. Umwana mutoya yari afite, yari yaramudusigiye aba mu rugo. Naravugaga ngo Mana ya Isiraheli, uyu muvandimwe yajyaga agira ubwoba akavuga ati se ubu nguye mu Buhinde nabigira gute? Akinajyayo COVID kuko yagiye 2019, hahita hazamo COVID, batangira kugira impagarara gutyo zo kuba mu mahanga, hari ibyo bibazo. None hamaze kurwara COVID, ndavuga ati uyu mwana tuzamubwira ngo mama wawe ngo yagiye mu mahanga hanyuma arapfa. Senga Uwiteka, ndavuga ngo Mana nuturuhurira umutima, kubera ko utajya ubura kugenza, tugirire neza, tugarure umuvandimwe. Barabavuye barakira, hanyuma bahita bafata icyemezo cyo kubazana mu Rwanda. Haleluya. Muri babandi inama y'abaminisitiri yafatiye ngo abagenzi baturuka mu Buhinde barahabwa akato k'iminsi 7, Uwiteka yamugejeje ku kibuga cy'indege. Haleluya. Arabazana, ibijyanye no kwandika bari batangiye kwandika bazabikomereza inaha. Turanezerewe, Uwiteka yarakoze. Yesu ashimwe. Babajyanye i Muhanga, niho bari mu kato, ariko ni bazima. Turashima Imana. Imana ihimbazwe cyane.
tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turarisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ni kiriya gice cya 2 badusomeye. Niho tugiye kwibanda mu butumwa bwacu bw'uyu munsi, niho umwuka w'Imana yanyoboye ubwo natekerezaga ku ijambo ry'Imana. Numvise umwuka w'Imana akomeza kunyobora ampata kubabwira iri jambo. Imana ihabwe icyubahiro. Ni mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 21 nk'uko badusomeye. Havuga ngo Yesu yiyereka abigishwa be. Haleluya. Haravuga ngo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be. Umutwe w'amagambo nawise ngo Yesu yongera kwiyereke. Haleluya. Yesu yongera kwiyereke mu bihe bisa gutya. Turashima Yesu yuko yatwimenyekanishije kera, akatwiyereka, akomeje kutwiyereka, ari kuwiteka yongera kwiyereke no muri iyi minsi atwiyereke. Haleluya. Yesu yakwiyereke wubaka urugo, bahoze baturangira abageni, ariko yongera kwiyereke wabyaye. Haleluya. Yesu yakwiyereke uri umushomeri, yongera kwiyereka wabonye n'akazi. Mana yacu tugirire neza. Haleluya. Ntabwo Yesu agaragara mu gihe kimwe, ahubwo Yesu agaragara mu bihe byose. Yakwiyeretse uri mu mahoro, anakwiyereka uri mu ntambara. Mana yacu tugirire neza. Haleluya. Nigeze kubaho ndi umushomeri, noneho mbona akazi. Mbonye akazi banyohereje ahantu, ndi umugoronome, jya ahantu mu makoperative y'ibirayi, noherejwe na minisiteri. Noneho twari kujya kubafasha mu bijyanye n'imicungire y'amakoperative ndetse no kubafasha nk'umugoronome. Noneho ubwo nahamagaraga umuyobozi waho ngiye, yarambwiye ngo ndamwibwira, mubwira nyine ukuntu bimeze. Arambwira ngo mbese ngo nguje ngo kudufasha iki? Maze ya Aburahamu, ndavuga n'akazi nakabonye ariko baza kugakora bitazoroha. Yesu akwiyereke ahantu hose ukeneye Yesu. Ngo nguje kudufasha iki? Urumva we warenzaho iki ko nari nabisobanuye? Naramubwiye ati uko nabikubwiye nuko bihagaze nzaza, ariko ku mutima yari amaze kujyamo akabazo. Hanyuma senga Imana. Haleluya. Haleluya. Turashima Imana yuko ari Imana igaragara. Ni umufasha utabura kuboneka. Yesu ashimwe. Mu bihuri umwereke Yesu, ntubure kwiyereka Yesu. Hose 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 dukeneye Yesu. Waba uri mu bibazo ukeneye Yesu, waba uri mu bisubizo Yesu nabwo akwiyereke, akwereke uko ukwiye kwifata. Yesu ashimwe. Ndakari ndabona amazi atari yayandi, narizi yuko ari igisubizo ariko noneho ndabona birushijeho gukara. Hanyuma ndaza ndasenga. Hanyuma umukozi w'Imana arambwira ngo genda Uwiteka azabana nawe. Haleluya. Ndavuga nti rero ngo Yesu ampaye go ahead, ubu nta bwoba mfite. Nuko ndagenda, banyakira neza. Ndababwira ati mushakire naho nzajya mba. Baturaza nibyo wiyorosa ni cyane, bati harakonja, ubwo mwahibwiye. Hanyuma ngezeyo kugira ngo mbabwire ko Imana yabanye nanjye, nuko aho nararaga. Haleluya. Hararaga umupolisi uhahagaze uharinze. Ndavuga ni noneho ni rubangiza. Haleluya. Hahoraga umupolisi, nukuvuga ngo kumenya abaga bahari. Ndavuga nise mukabyara muko ntugiye umutekano birenze bikenewe. Nabyo nkabona noneho biradenze biri kunyetufa. Ndavuga ati Imana yanjye. Hararaga umupolisi, abapolisi bakahirwa aho ngaho.
mu hantu bagombaga gukora patrolo bakaba bahagaze naho ndara habaga harimo ndavuga ati noneho birarenze ntabwo nari narabisabye Imana ariko noneho Imana iri kumwe nanjye. Haleluya. Ndahaba igihe cyo kuhaba kirangiye baransezera bati tugomba kugusezera tiwabanye natwe. Uwo yari umupasiteri noneho yari uwo muri ADEPR. Ikintu rero cyatumaga ngo yumvise ijwi ari ry'umukobwa suko atari yumva ko bakeneye umukozi ntari uwo nari ngiye mpasimbura. Noneho ngo uwo nguwo we nari nsimbuye ngo hari ukuntu ngo yambaraga ntabwo namubonye niko bambwiye ngo yabaga yambaye ngo utuntu babaga yambaye utuntu tw'utumini kandi nyine yari umudamu. Noneho uwo mupasiteri uwo mukozi Imana akajya abura ukuntu yaza aho mu biro ubwo nasohotse mu biro maze ndi kumwe n'ibintu ntabwo aravuga yuko byari ibijyanye n'akazi gusa ntabwo byoroshye. Noneho bituma azinukwa inyoko y'igitsina gore ati Mana yanjye wigize umugisha mbonye umuntu avuye hano. Noneho yumva ahamagawe nanone n'umuntu w'igitsina gore amaze ngo nguze kudufasha iki ubwo ndahaba ukuboko kwiza kw'Imana kubana nanjye. Hanyuma mu gihe cyo gusezera nyine bankorera ikirori kijyanye n'aho ngaho mu giturage banambagira n'inkoko. Haleluya. Bampakirira ibirayi ndavuga ati ibirayi ntabwo nabigezayo. Bati hamagara umugabo wawe. Umugabo turamuhamagara ntiyabasha kuboneka. Turashaka kugushimira mu buryo bw'uko n'umugabo wawe aba ahari ntiyari kuboneka. Turamuhamagara ntiyaboneka. Hanyuma bati rero ibi birayi turabigurisha hanyuma tuguha amafaranga yo kugira ngo yanganaga n'agaciro kabyo nyine nta kibazo nimubigurishe mu amafaranga ntayo. Haleluya. Yo kushimira uko ni ukuboko kwiza kw'Imana kwabanye nanjye. Haleluya. Yesu yongera kwiyereke. Yesu akwiyereke no mu kazi urimo ukora. Haleluya. Yesu akwiyereke utwite kandi yongera kwiyereka wabyaye akwiyereke. Haleluya. Namukurera akwiyereke nabyo nabonye bitoroshye. Ntabwo ari ukudamarara ngo wumve yuko wagezeyo. Oya, Yesu yongera agire gute? Yesu yongera kwiyereke. Imana itugirire neza cyane. Twasomye ijambo ry'Imana Yesu ngo yongera kwiyereka abigishwa be bari barabanye na Yesu. Ntabwo bwari ubwa mbere Yesu abiyereka, ndetse iyi yari inshuro ya gatatu ngo abiyereke nyuma yo gupfa. Hanyuma tubonamo itsinda ririmo abigishwa barimo Petero wari warakuwe mu burobyi. Yesu akamuha misiyo yo kuzaba umurobyi w'abantu. Abigishwa bagize ubwoba bakita igikuba ubwo Yesu yari amaze gupfa. Turashima Yesu wazutse. Haleluya. Noneho bagira ubwoba cyane, babona birabasanze, babona ibyiringiro byabo bari bafite ntabwo barimo babibona neza. Mana yacu tuganze. Yesu ashimwe. Ni nk'uko abantu bameze muri iki gihe mu gihe cya korona. Hari bamwe babuze akazi, hari ibyo ubona byapfuye, bizinesi zarapfuye. Mana yacu tuganze. Ariko ibyapfuye Yesu niyongera kwiyereke arabizura. Haleluya. Afite ubutware bwo kuzura ibyapfuye. Kuba byarapfuye ntabwo ari ikibazo. Yesu yongera kwiyereka. Haleluya. Yego. Hanyuma rero Petero aravuga ngo ngiye kuroba. Abandi bigishwa bari kumwe nawe baramubwira ngo natwe turajyana nawe. Hanyuma baramukurikira bikira mu bwato. Ubwo bataye bafatamunwa hano ntabwo koroshye. Baba bataye umuhamagaro basubira kuroba. Imana itugirire neza. Abo Petero yari ayoboye bose barajyana bisubirira kuroba. Mana yacu tugenderere.
iminsi mibi abantu babanye na Yesu, hari aho yageze arababwira ngo noneho ntabwo mukiri abagaragu, ahubwo muri inshuti zanjye. Yari yarabagiriye icyizere gikomeye, abwira Petero ati rero Petero, wowe ntabwo uzongera kuroba ukundi, ahubwo umuhamagaro wawe ni ukuroba abantu, iby'amafi ni ku ruhande. Ariko tubona Petero yongera asubira kujya kuroba amafi. Imana itugirire neza. Iminsi mibi cyangwa iminsi myiza itumye abantu bava kuri Yesu. Mana yacu tuganze yongere itwiyereke. Abaririmbyi bataye umurimo barawuretse kubera iminsi mibi cyangwa se kubera gusubizwa, kuko hari n'abasubizwa bakabireka bakumva barashyikiriye. Ariko nababwiye ngo Yesu yongera atwiyereke. Ntaho uragera, turimo turasiganirwa gusingira ikamba ry'ubugingo, turimo turahatana ngo dufate icyo Kristo dufatiye. Ntabwo ibyacu birimo birangirira hano mu isi. Yesu atugirire neza. Nuko ngo baramanuka baragenda bikira mu bwato bajya kuroba. Ubu hari abantu bagiye kuroba. Mana itugirire neza. Hari abavugabutumwa bagiye kuroba, baretse umuhamagaro. Hari abaririmbyi babiretse, hari abanyamasengesho basengaga ku manywa na nijoro barabiretse kugeza ubu bavuye mu muhamagaro, bameze nka Petero na bagenzi be. Bose bagiye kuroba bajya kwishakishiriza. Imana itugirire neza, itubabarire. Yesu yongera atwiyereke. Yesu yongera atwiyereke. Basubiye gusambana, basubiye kwiba, basigaye ari abatekamutwe, bagurisha impano y'Imana, kandi Yesu arababaye. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Nasomye ijambo ry'Imana riri mu buhanuzi bwa Hoseya. Agire udusomera muri Hoseya ibice 7 umurongo wa 13. Hoseya kase dusomere. Yes, umuntu wihuse adusomere, ntabwo murahabona. Hoseya 7:13. 7:13. Bazabona ishyano kuko bayembayembye nkababura. Nibarimbuke kuko bangomeye nubwo nifuzaga kubacungura. Mana iguhe umugisha niwiyitarire. Umwuka yambwiye ngo abantu barayembayembye, Imana irababura. Yarababuze mu gusenga, yarababuze mu kubwiriza, yarababuze mu gufasha, yarabuze mu kwitanga. Ibyo bakoraga barabiretse, barayembayembye mu mitima, intekerezo zabo ntabwo zikiri hamwe, barigendeye ngo barayembayembye ndababura. Urebe kutayembayembye. Imana itugirire neza. Bantu b'Imana barayembayembye. Yesu yongera atwiyereke. Umunsi umwe imvura yari irimo kugwa, umudamu aza kugama iwacu, noneho turaganira n'icyo gihe imvura yari irimo igwa. Ntabwo nzi ukuntu twaje kujya mu byo gusenga, mu bintu by'abarokore. Haleluya. Ariko ntimukabure uburyo mujya mu bintu by'abarokore. Haleluya. Kandi muri abarokore umuntu muganira akazashakisha kugira muri microscope kugira ngo abone kuri umurokore. Kubera ibyo binyuzeho. Hanyuma ariko
sinabona ko ari abantu by'isi bagikunda ibintu byo gusenga ibintu byo kuvuga Imana. Ati ubu ngubu twebwe ku itorero ryacu byaraducanze, ntabwo tuzi ukuntu bizagenda ubwo korona izabivuyemo twasubiye mu buzima busanzwe. Ati pasiteri wacu ubu ngubu asigaye anywa inzoga, ntabwo tuzi nimba tuzabona undi mupasiteri, nimba azagaruka ku ruhimbi ntabwo turabisobanukirwa. Ati muri make ubu twaracanze. Pasiteri yarayembayembye yaragiye. Birababaje cyane. Abagabo barayembayembye bati ingo zabo Mana itugirire neza. Abagore bataye bavuye mu nshingano. Hari uwo baherutse kugaragaza ngo yagiye gusezerana muri Mozambique, yari umuvugabutumwa hano mu Rwanda. Mana itugirire neza cyane. Ni ibintu bibabaje, birababaje cyane. Ndagira ngo wisuzume urebe ko utayembayembye, urebe ko Imana yaguhamagariye, urebe ko kiri mu muhamagaro utagiye kuroba. Mana itugirire neza. Ibya Yesu biraza guhemuza abantu b'Imana, ariko Yesu yongera kwiyereke bundi bushya. Haleluya! Yesu yongera kwiyereke. Nasomye ijambo ry'Imana ngo abantu babaye nk'uwitwa Dema ugaragara mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo. Hagira undi hadusomera ibice 4 umurongo wa 10. Urwandiko Pawulo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4 umurongo waho wa 10. Ngo abantu ngo babaye ngo hari ba Dema. Hari umukozi w'Imana wari yeguriye Imana akorana na Pawulo umurimo witwaga Dema. Hagira uhadusomera. Kadusome. Haranditse ngo Dema yaransigiriye Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none, kubera yuko akunze iby'iki gihe cya none ajya i Tesalonike. yigiriye i Tesalonike. Yesu aguha umugisha. Dema yaransigiriye, ni ukuvuga ngo yarantaye. Dufite abantu badutaye. Uyu Pawulo barakoranaga umurimo, ariko mu bihe bikomeye aramuta uyu Dema, yisubirira mu byo gukora bizinesi, arigendera i Tesalonike. Ubu dufite abantu bagiye i Tesalonike. Mana itugirire neza. Bakoraga umurimo w'Imana, bata umuhamagaro baragenda. Dufite ba Dema benshi. Imana yo mu ijuru iturengere cyane. Yesu yongera kwiyereke bene data. Abantu barayembayembye, abantu bakunze iby'iki gihe. Muri Bibiliya y'Icyongereza baravuga ngo Dema has deserted me. Ni ukuvuga ngo dufite abadizata. Ni ingabo zavuye ku rugerero zisubira mu buzima busanzwe, siko bavuga ra. Dufite abademobe benshi aha ngaha baragiye bataye umurimo. Dufite deserters benshi. Yesu arababaye, bavuye kuri Yesu baragenda bajya mu buzima busanzwe, bameze nka ba Dema, babayeho nk'abandi bose. Ibyo batinyaga abakore basigaye babikora. Bariba, barasambana, baragambana, bashaka indonke ngo babeho. Imana yacu tugirire neza bene data. Yesu arababaye cyane. Yesu asura ubwoko bwiwe. Haleluya! Yesu yongera dusure. Basigaye bose bagenda bavuga ngo reka ngo ibintu se ngo byangungu ngo bose ngo baravuye ngo abantu bagisenga. Se niba kuvuga ko badasenga, hariho n'abavuze ngo bazagaruka gusenga ari uko ngo abantu batajyambara agapfukamunwa. Mana ikugirire neza. Ntabwo umuntu yaririmba yambaye agapfukamunwa. Reka ngo abantu bose ntabwo ibintu byo gusenga ngo bikibashishikaje. Ikibazo kiri kuri wowe ku giti cyawe, wowe kukigira rusange. Mana ikugirire neza. Yesu yarakubuze, uri dizata, wataye umurimo, uri ingabo yavuye ku rugerero. Ingabo za Kristo zarataye, zavuye ku rugerero. Twisuzume urebe niba uri mu muhamagaro neza. Mana ikugirire neza. Reka twikomereze twigiriye mu ijambo ry'Imana. Biravuga ngo
bakesheje ijoro ryose ngo nta kintu bafashe. Maze tugirire neza, nta mugisha tutaraho Yesu ari, nta mugisha. Iyo ukomeje bakubwira ngo Yesu yarababwiye ngo nimutere urushundura, nimutere urushundura ngo iburyo, bivuga ngo bari bari ibumoso, bagiye ibumoso bwa Yesu. Jambo ry'Imana riravuga ngo umwami ngo azarobanura intama mu ihene, ihene ngo zo zizajya ibumoso, hanyuma intama ngo zijye iburyo, aho bazabwira ngo nimwinjire mu bwami bwa so munezero abo data yahaye umugisha. Abantu babaye ihene bari ibumoso, bari bari ibumoso, nta kintu bafashe. Ndagira ngo umubwire ngo nta guhirwa n'Imana igihe utari muri Yesu. Igihe wamaze gutuzabijyamo, ariko ni hahandi nta mugisha. Mana yacu tugirire neza. Yesu umuseke utambitse ngo arahagarara mu kibaya, arabahamagara. Yesu ashimwe, umuseke ugutambikire, Yesu arimo araguhamagara. Haleluya! Niwumva ijwi ryiwe ntiwinangire umutima, ahubwo umwitabe kuko agufitiye urukundo nubwo wahabiye kure. Haleluya! Ntabwo arakureka, aracyaguhamagara. Yagukurikiye mu kibaya, yagukurikiye aho uri, yagukurikiye mu byo wagiyemo, mu byo wagarutsemo, mu byo urimo kwivurugutamo. Nta mugisha ufitemo kubera ko utari muri Yesu, ariko arimo guhamagara kandi azi ko ukennye azakiguha. Haleluya! Guma kuri Yesu. Yarababajije ngo bana banjye, nk'umubyeyi ngo mbese mufite icyo kurya? Erega ibyo ubura Yesu arabizi. Wikwirirwa wirukanka ngo bigutere kumuvaho, arabizi ko bikennye azabiguha. Ibyo utabona uyu munsi ejo yabiguha. Haleluya! Ariko baravuga ngo ntacyo, ngo nimutere urushundura iburyo bw'ubwato, hanyuma ngo baroba amafi menshi, ariko ngo nta nubwo bari bamumenye. Imana itugirire neza. Yesu yaje mube, ntabwo bamumenye. Yesu aragukunda, Yesu arakomanga nubwo utamumenye. Haleluya! ni ukugaburira kuko yarabagaburiye. Yesu nubwo utamumenye ni ukwandika, ni utumye covid itaraguhitana, ntabwo ufite uburinzi burenze bw'abandi. Ni utumye urugo rwawe rugihagaze, ni utumye abana bawe ukibafite, ni utumye niwe wakurokoye urupfu rukomeye. Haleluya! nubwo utaramumenya, ariko arakomanga, arahamagara mu kibaya. Bana banjye, yewe usinziriye kanguka, Yesu akumurikire. Imana itugirire neza. Niwumva ijwi ryiwe ntiwinangire, aracyahamagara n'ubu ari mu kibaya. Yesu mwene Dawidi, yereka abantu bawe. Imana itugirire neza cyane. Nuko arabagaburira, hanyuma ngo Petero arangije ngo amenya yuko ari Yesu, ngo ahita ngo yihutira kwambara, ngo kubera yuko yari yambaye ubusa. Hari abantu bamaze kwiyambura umwambaro wo gukiranuka, bambaye ubusa, bambaye ubucocero, bongeye kwambara ubusambanyi, bambaye ubusinzi, bambaye amagambo, bya bindi Yesu yari abakijije. Ariko Petero ngo yihutiye kwambara kubera yuko ngo yari yamaze kwambara ubusa. Satani yabambitse ubusa, ariko Petero arambara. Imana yongere igusure, yongere kwambike umwambaro wo gukiranuka. Haleluya! Kwera ko Imana kongere kugusubireho. Hari abantu bavuyeho ubuntu bw'Imana kubera iminsi mibi, ariko Yesu ari mu kibaya. Haleluya! Yesu yongera kugaruka, wakwiyereke bundi bushya. Imana itugirire neza. Nuko barangije, Petero arihana, barambara, hanyuma ababaza ikintu gikomeye. Bene data, abaza Petero ikintu gikomeye. Aramubaza ngo mbese Petero, ngo urankunda?
mbese Petero urankunda? Petero aramubwira ngo ndagukunda. Aramubwira ngo uragira intama zanjye. Imana itugirire neza. Yesu arimo arakubaza ngo mbese uracyankunda? Baririmbyi muracyakunda Yesu? Imana itugirire neza. Muri ibyo yararirimbye ngo jye ndi umukristo, ngo nzahora ndiwe, ngo mu bintu byose ngeze ku gupfa. Ngo jye ndi umukristo mpora mbihamya, ngo naho igihugu cyose cyanseka. Ngo jye ndi umukristo uwo mu mutima. Haleluya! Ngo kubera yuko nsigaye nkunda Kristo, ngo icyatumye apfa yazize jyewe, ngo nabuzwa n'iki kujya mukunda. Mbega muracyakunda Yesu? Banyakacyiru, Yesu arababaza, muracyakunda Yesu? Beseke, muracyakunda Yesu? Mw'abanyamasengesho mwe, abapasiteri baracyakunda Kristo? Twigeze kuba turirimba indirimbo 144 tuvuga ngo Yesu ndagukunda cyane ndakwihaye. Hari akantu gato avuga ngo mucunguzi wanjye Yesu nyir'ubuntu bwose, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. Noneho umuntu twarimo dusengana yari umudamu yaririmbaga muri korali, Imana imuha umugisha, yagiye i Burundi. Aravuga ngo iyo ndirimbo nimuyireke, ibyayo ndumva bindenze ntabwo nyishyikira, ngo reka mbanze nihane ngo Imana imbabarire uburyarya, ntabwo ndimo nkunda Yesu nk'uko iyi ndirimbo iri kubivuga. Yesu ababazwa n'abantu b'indyarya bamubwira ngo baramukunda kandi batamukunda. Ndabingiza munkundire Yesu. Yesu arakubaza ngo uracyankunda? Yesu agupfiriye arakubaza ngo mbese uracyankunda? Wa musore we uracyakunda Yesu muri ubwo busore bwawe? Abageni muracyakunda Yesu? Yesu we, Imana itugirire neza. Yesu arimo aratubaza ngo mbese uracyankunda? Urankunda? Jye ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Nituguma unkunda ngo yitondera amategeko yanjye, tugume mu rukundo rwa Kristo. Kandi urukundo rwa Kristo ruduhata kumukorera. Imana itugirire neza. Urukundo rwa Kristo ruduhata gufasha. Urukundo rwa Kristo ruduhata kwitanga. Yesu, nkundira Yesu, witange ku murimo. Ntabwo bagikunda Yesu, basigaye bazi igihe baboneye. Yumva kuza no kutaza byose ari kimwe, ntacyo yahombye, nta n'ikintu. Yeno soteri. Imana itugirire neza. Ushishikajwe n'ibya Yesu, nicyo gipimo cyerekana yuko umukunda. Imana itugirire neza, iturinde uburyarya. Imana yitegereza mu mutima, urebe niba ugikunda Yesu
arimo arakubaza ngo mbese urankunda? Nikodemu uracyakunda Yesu? Arimo arabaza muri buri zina, ntabwo arimo agendera mu kigare. Buri muntu ari kumubaza. Wibaze ngo Yesu ari kumbaza ngo mbese uracyankunda? Arangije aramubwira ngo mwami urabizi ko ngukunda inshuro 3 zose. Hanyuma aramubwira ngo ragira intama. Arongera aramubwira ngo subira mu muhamagaro. Haleluya! Subira mu muhamagaro. Arongera amusubiza mu muhamagaro. Ragira intama, ragira abana b'intama, subira mu murimo, ongera witange, ongera usubire ku rufatiro, kora ibyo waretse, garuka, va muri ibyo, va ibumoso ahubwo ry'iburyo. Haleluya! Ibumoso hazaba imbwa n'abarozi, hazaba ihene. Imana itugirire neza, ikurinde kuba ihene, ikurinde gukorera iburyo bwa Yesu, ikurinde gukorera ibumoso Kristo, ahubwo ujye iburyo. Imana itugirire neza. Turimo turasoza, ndagira ngo babwire ngo Yesu arimo arashaka yuko dutanga ubuzima bwacu tukamwiyegurira, tukiyegurira umurimo we. Nicyo gipimo kigaragaza yuko dukunda Kristo. Imana itugirire neza. Rimwe ndasoza twibaza tuti ese uri hehe? Mwana w'umuntu uri hehe? Bagira ngo urebe niba utaragiye kuroba. Uri ibumoso, ariko Yesu arimo aravuga ngo jya iburyo. Niwumva ijwi rye ntiwinangire umutima. Nturakira Yesu. Yesu arakubaza ngo uri hehe mwana wanjye? Mwana wanjye uri hehe? Mwana wanjye uri hehe? Wagiye hehe ko nawe wayembayembye nkakubura? Imana itugirire neza. Dema yagiye i Tesalonike, akunze iby'iki gihe. Wowe bimeze gute? Ntabwo ukunze Yesu, ahubwo ukunze iby'iki gihe. Urankunda Petero mwene Simoni? Urankunda? Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Ntabwo wagiye kuroba, uracyakunda Yesu. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Tugiye gusenga Imana, ariko ndabanza mpamagare abantu kandi barimo mu izina rya Yesu. Abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi Yesu akaba ari mu kibaya arimo abahamagara ngo bana banjye muri hehe? Muri ibumoso, nimuze iburyo. Abantu bashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kugira ngo nabo batazaba ababarwa n'ihene bari ibumoso bwa Yesu. Ndagira ngo tuwite imitwe yacu twitekerezeho bene data. Turi mu bihe bya nyuma, kandi Yesu uzaza ntabwo azatinda. Ntabwo ibingibi bizahoraho, ahubwo azaza aje gucira abakiriho n'abapfuye urubanza. Ariko umwemereye yaza akakugenderera nawe akakugarukaho uyu munsi. Haleluya! Ndagira ngo umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ahaguruke, dusabe umushumba dusengera Imana. Yesu ashimwe. Ahaguruke dusenga Imana. Umuntu ushaka kwakira umwami Yesu ahaguruke dusenga Imana. Abantu barimo barapfa bishwe n'ibyaha, abantu barimo bariyahura, ariko uyu munsi niwumva ijwi rye ntiwinangire umutima. Muhaguruke dusenga Imana. Uwo muntu ahaguruke dusenga Imana. Uwo muntu arimo ahaguruke dusenga Imana mu izina rya Yesu. Wireba ku bandi, ahubwo wowe irebeho. Niba urimo haguruka dusenga Imana. Niba urimo haguruka dusenga Imana. Ntabwo ibi bizahoraho, ariko Yesu araguhamagara ngo mwana wanjye uri hehe? Niba urimo, ndaguhendahenze kubw'imbabazi z'Imana, uhaguruke dusenga Imana. Imana baho umugisha. Ntiwemerere Satani agutsamira. Nimba wumva utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza,
duhaguruke dusengane Imana. Mana yacu tuganze, ndabona ntawubashije guhaguruka, agira ngo turebe abantu bari barasubiye inyuma kubwo iminsi n'ibihe bisohoyemo, ushaka gusengerwa kugira ngo Yesu yongera kugarukeho nk'uko yagarutse kuri Petero, akongera akamusubiza imbaraga zo gukora umurimo. Bahaguruke dusengane Imana. Bashaka ko Yesu yongera kubaha imbaraga zo gukora umurimo w'Imana, bahaguruke twongere dusenga Imana, tuyisabe ikomeze ibane natwe, tutazayihakana. Imana itugirire neza. Ndarangije. Imana iguhe umugisha. Yesu aguhe umugisha. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Yesu abahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Nyakubahwa Asidikoni, waza ukadufasha ukadusengera, basengera abantu b'Imana kugira ngo Imana yongere kubaha imbaraga, niyo intege abarambiwe kandi utibashije imwongereramo imbaraga. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha.